Ahangaha rero turimo turakaranga kubereka ukuntu bakaranga ibirayi nyine. Uburyo guteka ibirayi ukabirya ntabwo uburyo ushobora guteka nyine ugakaranga ibirayi ukabikorera ugashyiramo udutunguru kugira ngo noneho turebe uburyo bategura ibirayi byonyine ukuntu wabirya nyine nta mboga. Ahangaha twakoresheje imbabura kugira ngo buri umwe wese yisange mu buryo utavuze ngo wenda udafite gaze. Ahangaha ni uburyo bworoheje inyanya, ni uburyo bworoheje twakoresheje kugira ngo buri umwe wese yisange aramutse ashatse kwitekera neza mu rugo. Izi ni inyanya rero, inyanya bashyizemo. Izi ni inyanya turimo gushyiramo kugira ngo bya birayi byacu bize kuba bimeze neza cyane, bisa neza. Murabibona ko ntabwo twakoresheje ibintu byinshi. Ni inyanya, ni ibitunguru, ni puwavuro. Izi ni inyanya zigiye gushya rero. Urabona ko bya birayi byacu turimo turabikorera agasosi. Aho twahashye ibirayi tubanza kubiteka, ibirayi byahiye. Ubu ngubu tugiye gukurikizaho gushyiramo isosi y'inyanya igizwe n'ibitunguru na puwavuro. Urabona ko arimo kugenda atanga cyane kugira ngo urabona ko ya sosi za nyanya rwose hano zirasa naho zahiye. Agiye gushyiramo ibirayi, agiye guterura ibi asukemo ibirayi byacu. Ibi ni ibirayi agiye guterura ya sosi ashyire muri bya birayi. Hanyuma murabona ko bya birayi twashyizemo bya birungo twamaze gukaranga. Urabona ko ibirayi birasa neza cyane rwose. Ahangaha ushobora guhita ubirya utiriwe uteka imboga.